Dore amwe mu mategeko 5 yakugira umugabo nyamugabo mu busobanuro bwiza bushingiye ku ndangagaciro n'imyitwarire myiza. Njye wumva ni Ngabonziza Patrick, iyi ni Ingabo Yacu TV. Itegeko rya mbere cyakugira umugabo nyamugabo no kugira inshingano. Umugabo nyamugabo yemera inshingano ze, akita ku muryango we, ku kazi ke no mu byemezo afata byose, nirengagize ingaruka zabyo. Umugabo nyamugabo ni uwita ku nshingano ze koko, akita ku byo akora byose ndetse akita ku bamugaragiye bose, akagendera ku murongo, akora ibintu bizima ndetse ibimureba byose akabitunganya ku murongo, nta na kimwe asize inyuma cyangwa se yanze gukora ku bushake. Itegeko rya kabiri cyakugira umugabo nyamugabo no kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo ni kimwe mu bintu abantu benshi batajya bitaho cyangwa se ngo batindeho, kubera ko akenshi iyo ubaye inyangamugayo abantu batekereza ko hari ibintu bimwe na bimwe udashobora kubona cyangwa udashobora kugeraho. Ariko ndagira mubwire ngo kuba inyangamugayo, ukavugisha ukuri, ukaba uri umuntu w'umugabo nyine utarya ruswa, kutabeshya no gukorera mu mucyo, bituma wubahwa ndetse ukizerwa. Iyo umuntu yakubashye akanakwizera, ibyo byatuma haba opportunity zimwe na zimwe ugenda umukuraho, bikaba byakugirira umugisha bitewe n'uko uri umuntu w'inyangamugayo. Icya gatatu, kubaha abandi. Ndagira nkubwire ko kubaha abandi ari kimwe mu rufunguzo rwatuma abantu babona ko uri umuntu wa danger, uri umugabo nyamugabo. Ndetse uba ugomba kubaha abagore, abana, abakuru n'abo mutanganya ibitekerezo. Erega kubaha si intege nke, ni imbaraga. Kubaha si intege nke, ahubwo ni imbaraga. Ni imbaraga umuntu abona azikuye mu kuba yubashya abantu, ndetse nabo ubwabo bakamwubaha, bakabona ko ari umuntu ufite discipline, bigatuma hari amahirwe amwe n'amwe bagenda bamuha, ndetse n'inzira zimwe na zimwe bamufungurira, akaba yagera ku nzozi ze cyangwa se ku byo yifuzaga. Icya kane, kwigenga ndetse no gukorana umwete. Gukora cyane, gushaka ibisubizo aho gutegereza abandi, no kwiyubaka mu bitekerezo ndetse no mu bukungu. Umugabo nyamugabo aba agomba kwigenga, ntategereza ubufasha buvuye ahandi, agakora ibintu bye ku murongo, nta na kimwe asize inyuma, ndetse akiga gukorana imbaraga, agakorana imbaraga ze zose, agakora ibintu bye handi abantu bazareba bakavuga turiya muntu arakora kuko, ndetse ibyo akora byose abikorana imbaraga, kubyo n'umuntu washaka kuguha akazi cyangwa se kugira kimwe mu byo aguha cyo gukora, azaba yizeye ko uri umuntu ukorana umwete, azaba yizeye ko icyo kintu uri bugikore kandi ukagikora neza. Itegeko rya gatanu rero ari naryo rya nyuma, ni ukugira umutima w'ubwenge ndetse n'ubugwaneza. Kugira umutima w'ubwenge ndetse n'ubugwaneza, icyo bivuze ni iki rero? Kwifata, kudahubuka mu mujinya, ndetse no gufata ibyemezo watekerejeho, bigaragaza ubukure nyabwo. Sinzi niba urumva iki kintu, kansubiremo. Kugira umutima w'ubwenge n'ubugwaneza ni ukwifata, kudahubuka mu mujinya, ndetse no gufata ibyemezo watekerejeho, bigaragaza ubukure nyabwo. Uba ugomba kwifata mbere y'uko ugira icyo ukora, ukabanza ugatekereza neza, ukabanza ugashyira mu ndangagaciro zawe, ugatekereza ese ibintu ngiye gukora kuko ni ibintu bizima, ni ibintu byagirira sosiyete akamaro. Ugomba gutekereza inshuro zirenze imwe, ntuhubuke mu byo ugiye gukora byose, niyoborwe n'amarangamutima yawe, ndetse no gufata ibyemezo bimwe na bimwe ukabanza ukabitekerezaho igihe gihagije. Ibyo nibyo bizatuma abantu bakubaha, bakagufata nk'umugabo nyamugabo. Wibuke amategeko 5 niyo nakubwiraga yatuma uba umugabo nyamugabo. Icya mbere nakubwiye ko ari ukugira inshingano, icya kabiri mubwira ko ari ukuba inyangamugayo, gatatu kubaha abandi, ndetse icya kane nakubwiye ni ukwigenga no gukorana umwete. Icya gatanu aricyo cyanyuma nshorejeho,
ari ukugira umutima w'ubwenge ndetse n'ubugwaneza. Ibi ni ibintu bitanu byatuma uba umugabo nyamugabo. Nuramuka ubikurikije ndahamya neza nashidikanya ko uzubahwa, baguhe respect ukwiye, ndetse aho uzajya unyura hose bazajya bavuga ati uriya ni umuntu w'umugabo koko. Ibyo akora byose ni ibintu binyuze mu mucyo, ni ibintu bizima bigaragara, abantu bakubahe, ndetse bizatuma uba n'umukire mu buryo nawe bwawe utatekerezaga. Icyo usabwa ni iki? Ni ugukurikiza ibintu ubwiye. Ibyo wumvaga ni Ngabonziza Patrick, iyi ni Ingabo Yacu TV. Nugenda udakoze subscribe kugira ngo tube twakomezanya ndetse no mu bindi biganiro. Ndabashimiye.